ry'iteka ryose. Hambere aha kubona umuntu ufite umubiri munini byari ishema cyane, kuko ahanini wasangaga bene abo bantu bafite umubiri munini mu bihe byo hambere aribo bantu babaga ari intwari ku rugamba, bagatahana ibishahu by'abanzi batagira ingano, maze bakabishimirwa kugeza ubwo bacana uruti. Umuntu wageragaho ugasanga ni mwinshi cyangwa se arabyibushye, wahitaga wemeza ko abayeho neza, arya neza, mbese muri make bigaragaza ko ntacyo abuze. Nyamara uko iminsi yagiye iba myinshi, abahanga baje kuvumbura inzego z'imirire mibi, arizo imirire ikennye, aho abantu babura ibyangombwa umubiri wabo ukeneye, imirire iterwa no kubura imyunyungugu cyangwa se kugira imyunyungugu n'amavitamine adahagije cyangwa se arengeje urugero, aho dusanga indwara nk'umwingo n'imirire irengereye, aho umuntu usanga yarariye ibirenze iby'umubiri we wari ukeneye. Ari nayo ngingo tugiye kuganiraho none. Mu kiganiro buraho cy'uyu munsi, reka turebere hamwe ibintu bitatu byemejwe n'abahanga bishobora kugufasha kugira umubyibuho wifuza. Iyi ni Roni Magazine, njye nitwa Romwari, niyo gisubizo. Ntucikwe. Nk'uko twari tumaze kubibona rero, hakaba hari ibyiciro by'umubyibuho. Ibi bikagenwa n'icyo twita IMC, Indice de Masse Corporelle, cyangwa se BMI, Body Mass Index. Uyu ni umubare ubona iyo ufashe ibiro byawe muri kilogarama ukabigabanya uburebure bwawe muri metero bwikube kabiri. Uyu ukaba ari umubare ugaragaza neza aho imirire y'umuntu mukuru udatwite ihagaze. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryashyizeho ibyiciro bitanu by'abantu hagendewe kuri iyi Indice de Masse Corporelle. Umuntu ufite Indice de Masse Corporelle iri munsi ya 18.5 aba afite ibiro bikeya. Ni ukuvuga ko uyu hari ibyago byinshi byo kuba yaba yaragize ikibazo cy'imirire idahagije. Ufite Indice de Masse Corporelle iri hagati ya 18.5 na 24.5 niwe muntu bari mu kigero cyiza, umuntu muzima, normal, uba afite umubiri ufite ubuzima buzima. Ufite hagati ya 25 na 30 aba afite ibiro byinshi, ariko ataragera aho bitangira kuba ikibazo gikomeye. Ufite hagati ya 20 na 40 aba afite umubyibuho ukabije, naho ufite hejuru ya 40 aba afite umubyibuho ukabije cyane. Ubwoko bumwe bw'imirire mibi bwitwa umubyibuho ukabije, ari nabwo tugiye kwigaho uyu munsi, ntabwo bugaragara mu bantu bakuru gusa. No mu bana habamo imirire mibi, ndetse akenshi ukaba usanga ari nayo ikunze gukurikirana umuntu kugeza ubwo abaye mukuru. Urugero ni nk'iyo mirire mibi yamuviriyemo kugwingira. Mu bana batoya rero ho, iyo bapima urwego rw'imirire yabo bakoresha ingero 3 arizo uburebure, ibiro n'imyaka. Aha bagereranya ibyo byose uko ari 3 kugira ngo barebe urugero rw'imirire nk'igwingira, ihorota n'amoko atandukanye ya bwaki. Iyi myitozo 3 tugiye kubabwira rero yafasha buri muntu wese, yaba umuto cyangwa umukuru, guhangana n'ikibazo cy'umubyibuho ukabije aho kiva kikagera. Dusoza ikiganiro nakugeneye bonus y'umwitozo wa 4. Umwitozo wa mbere rero ni ukwihata imyitozo ngororamubiri. Aha abenshi bibaza ubwoko bw'imyitozo ngororamubiri wakora kugira ngo ugabanye ibiro byawe byinshi cyangwa se umubyibuho muri rusange. Iyo urebye neza usanga umubyibuho ubwawo ari ikibazo, ariko hari n'abantu bafite umubyibuho bawishimyemo kandi bariho neza banawufite. Uti ibi bishoboka bite? Umuntu ashobora kugira umubyibuho ukurikije uko umubona inyuma, ariko wafata bya bipimo bye ukagereranya n'ibipimo by'ifatizo byatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, ugasanga rwose ari muri cya kigero cy'abantu bafite ubuzima bwiza. Ibi kugira ngo bigereho usabwa gukora imyitozo ikomeza umubiri wawe, strengthening, n'imyitozo inanura umubiri wawe, stretching. Iyo ugiye mu nzu za siporo zabugenewe gym, wahasanga abahanga bagufasha nyuma yo kumenya ibyo ukeneye, bakagufasha kubigeraho baguha imyitozo ikwiriye.
Ariko kandi uramutse udashoboye kubona umwanya cyangwa ubushobozi bwo kujya muri gym, ushobora gushaka umuhanga ugufasha kujya ukorera imyitozo mu rugo iwawe ubisobanukiwe neza. Ibi nabyo biramutse bidashobotse, wajya ukora umwitozo wo kwirukanka, jogging. Uyu ni umwitozo abahanga batangaje ko ari ingirakamaro cyane kuko hafi umubiri wose uba winyagambura ugakora. Amasaha meza yo gukora uyu mwitozo akaba ari amasaha ya mu gitondo cya kare butaratandukana neza, ku buryo ujya gucya neza siporo yawe uyigeze aharindimuka, ubundi ukikomereza ujya mu mirimo yawe. Ibi ukabigira umuco uhoraho. Gukora siporo rero cyangwa imyitozo ngororamubiri ntabwo bihagije byonyine, niyo mpamvu hakenewe n'imyitozo yindi ikurikira. Umwitozo wa kabiri ni uguhindura imirire. Siporo abenshi iyo bayikoze bumva bihagije, ugasanga baribaza impamvu bakora siporo aho kugabanya umubyibuho nk'uko babyifuza, ahubwo ugasanga barushaho kuwongera. Ibi biterwa n'uko batamenyera ibanga ryo kwita ku mirire. Ugasanga niba atangiye gukora siporo, ibyo yaryaga ataratora uwo muco wo gukora siporo, ahise atangira kubikuba inshuro zirenze imwe. Icyo gihe uzakora siporo, ariko nanone umubiri wawe nuwuha ibirenze ibyo ukeneye, bizarangira ahubwo ukomeje kurushaho kugira umubyibuho ukabije. Wikwirukanka metero 100 ngo uhite wumva utakiririye ku isahani, ahubwo wumve warira mu isafuriya cyangwa ku nkoko kabombo uri umwe. Ushobora kwibaza uko wamenya ibyo urya kugira ngo utarya ibirengeje urugero. Muri za nzu zikorerwamo imyitozo nakubwiye bita gym, iyo uhageze bashobora kukubwira ingano y'ifunguro ufata ndetse n'ibigomba kuba birigize. Aha ugomba kwirinda kunyuranya n'ibyo abahanga bakubwiye. Niba rero udakoreshwa imyitozo n'umwe muri abo bahanga, nawe ushobora gusura muganga wo muri serivisi y'imirire ukamubwira imyitozo ukora, nawe akaba yagufasha kumenya ibyo wakora amaze kugusuzuma neza. Imirire akenshi igufasha kugabanya umubyibuho cyangwa se kugira umubyibuho uri ku kigero gishimishije, harimo kwirinda cyangwa se kugabanya ibiryo byo mu bwoko bwa fast food, aribyo bya biryo usanga bitagombera guteka nka za burgers, amandazi n'ibisa nabyo. Ukagabanya inyama cyane cyane z'umutuku, ndetse ukanagabanya ibinyamavuta ndetse n'ibinyobwa cyangwa ibiribwa bikungahaye ku isukari mvaruganda. Ahubwo ukihatira kurya ibiryo bikomoka ku bimera, ukihatira cyane kunywa amazi cyane cyane atetse, ndetse ukihatira kurya imboga no kurya imbuto. Umwitozo wa gatatu rero ari nawo wa nyuma ni uguhindura imibereho yawe, lifestyle. Hari imibereho itari myiza kandi abenshi bumva uwayigezeho ari umusirimu, ari ubayeho neza. Iyi mibereho niyo mu rurimi rw'icyongereza bita sedentary lifestyle. Ugenekereje mu kinyarwanda twayita imibereho nyabimata. Iyi mibereho rero ni hahandi usanga umuntu mu rugo aba yicaye hamwe, icyo akeneye cyose agitumizaho kikamusanga aho yicaye. Yajya koga amazi ntayitwaze cyangwa se akayasanga aho yogera. Mu kuva mu rugo akagenda n'ikinyabiziga kitari igare. Yagera mu kazi mu biro ugasanga intebe yicaraho nayo isa n'ifite utuntu tw'udupine cyangwa utundi tuntu tuyifasha kugenda, ku buryo atirirwa ahaguruka igihe akeneye gufata ikintu kiri hirya. Ubwo buzima umuntu abaho umubiri we udakora nibwo bita ubuzima nyabimata cyangwa se sedentary lifestyle. Ni imwe mu ntwaro zikomeye zihurwaho umubyibuho ukabije. Ni byiza ko niba ubona ufite cyangwa se ushobora kugira ikibazo cy'umubyibuho ukabije, wahitamo neza ukagira umubiri ukora, core active. Niba ugiye kugura ibintu ahantu hatari kure, ukaba wagenda n'amaguru, ukirinda gutega bya hato na hato no kugenda n'imodoka aho ugiye hose. Mbese aho ubonye amahirwe ashoboka yo kugenda n'amaguru hose ukayabyaza umusaruro. Ibyo ubonye ushobora kwitwaza ukabyitwaza bitabaye ngombwa ko ushaka ababigutwaza, kugira ngo umubiri wawe ukomeze gukora, ugire umubiri ukora, core active. Reka nguhe na ya bonus, umwitozo wa 4 wagufasha kugabanya umubyibuho ukabije cyangwa se kuwirinda. Uyu nta wundi ni ukugabanya cyangwa se kwirinda burundu stress za hato na hato, imishinya idafite ishingiro n'imishiha.
Abahanga bagaragaje ko akenshi iyo umuntu afite stress, imijinya cyangwa se imishiha bimusunikira kurya cyangwa se kunywa cyane, kandi akenshi ahangaha usanga ibiryo arya cyangwa se ibyo kunywa anywa ari bya biryo cyangwa se ibinyobwa twavuze haruguru bishyira ubuzima bwe mu kangaratete ko kuba yagira ibibazo byo kugira cyangwa se kurushaho kongera umubyibuho ukabije. Ngiyi imyitozo rero ugomba gukora niba ukeneye kugabanya umubyibuho ukabije cyangwa se kuwirinda. Kwihatira imyitozo ngororamubiri bikaba byiza ubifashijwemo n'inzobere, guhindura imirire yawe bikaba byiza nabyo ubifashijwemo n'inzobere mu by'imirire, no guhindura imibereho yawe lifestyle, ukihatira kubaho mu buzima buguha amahirwe yo gukoresha umubiri wawe. Iki kiganiro cyitwa Burahuri, ugikurikiranira kuri Roni Magazine. Ndashimira cyane mwe mwese mwahisemo kubana natwe nk'uko natwe twiyemeje kuzagumana namwe ubu n'iteka ryose, mukanda kuri subscribe cyangwa se sabone, mutwereka ko mukunda ibiganiro byacu mukanda kuri like cyangwa se j'aime. Fora mwe muduha ibitekerezo byanyu byiza muri commentaire, namwe ntwari musangiza abandi ibiganiro byacu. Imana ijye ibaha umugisha mwinshi, naho mu biganiro by'ubutaha murakoze murakagira Imana.